Reka twongere tubahe ikaze muri update sha azaka kanya saa tatu nk'uko bimenyerewe. Rizati ziba zimaze kumenyekana. Byifashe bite Mikenke, byifashe bite Rubaya, byifashe bite Rumangabo, byifashe bite mu bice bigiye bitandukanye. Mu ndira rero tuje turebe page ikomeye y'urupapuro rw'amakuru rukomeye. Abari bakomeje kugenda bavuga ngo Makenga ashobora kuba yarahitanywe n'igitero ca drone hariya Rubaya, bongeye kumirwa. Ibi byose uraza umenye akantu ku kandi, ndetse umenye ingamba zimuzanye ndetse n'ibyo yatangaje nyuma yaho n'ubundi yongeye kugaragara nyuma yuko avuye mu burwayi. Nawe babwiye ariko murabyibuka neza ko nabwiye ko yari afite ikibazo cy'uburwayi. Ndumva nawe babwiye bamarane n'Amakenga nyine nk'iko nabivuze. Akaba ari nayo mpamvu tuje kurebera hamwe update nshya, aho ku murongo wa telefone turi bwakire Bizima akatubwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Bikomeje kugaragara kandi bikomeje kugorana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ese bwana General Sultan Makenga arahindura iki nyuma yuko yari amaze iminsi atameze neza? Ni mu nkundure rero tuze turebere hamwe uko situation ihagaze. Ese Denis Mukwege yatangaje iki? Ibyo byose uraje ubimenye akantu ku kandi, umenye uko situation ihagaze, ndetse umenye icyo ihuriro rya FARDC rikorewe muri zone ya Minembwe. Mbere yuko rero dutangura, reka mbanze mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe muje na kindi musabwa kugira ngo mwinjire mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe, n'ugukanda subscribe, ukakanda ku nzogero, mukajya muduha like ndetse mukanasharinga, bityo natwe tukaguka kugira ngo natwe tubagezeho ibiganiro bicukumbuye kandi byizewe. Tutabatindiye rero, reka tubanze tumenye ide n'ibyo ku murongo wa telefone. Twakire bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kuramuka? Ake neza. Igitondo cyiza. Yego kuri twese. Nyuma y'inkubiri mbere yuko utujyana kuri frontline, ihuriro rya AFC M23 ryongeye kunguka abasirikare 1500 bo mu mutwe udasanzwe, aho biyemeze gukuraho Kisekedi nta yandi mananiza. Bwana Bizima, ibi ngibi byanazanye n'umuntu umaze iminsi uhwigizwa ko yaguye mu gitero cya drone ku itariki 24 cyabereye Rubaya, kigahitana umuvugizi mu rwego rwa gisirikare, umuvugizi wa AFC mu rwego rwa gisirikare, Lieutenant Colonel Wiringoma. Byavugwaga ko nawe yaba yaragendeye muri operation, ariko magingo yongeye kugaragara ndetse anazanye n'imbaraga nshya. Mbere na mbere nkundira tubanze turebe uko situation imeze mbere yuko tujyana kuri frontline, ariko nawe uri bugire icyo uvugaho wenda nkaho kuri tere, nimba hari abaturage batangiye kubyishimira cyangwa se nimba Croatia ihanganye na AFC yagize urwikango. Ni ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rwongeye kwinjiza ingabo zisaga 1000, urumva abasirikare 1500 b'umutwe udasanzwe. Uyu muhango n'ubundi wabaye ku itariki 2 Werurwe, ndetse hakaba hari umugaba mukuru w'abarwanyi ba AFC General Major Sultan Makenga. Yavuze ko noneho nta mikino afite, aje kurandura bidasubirwaho ubutegetsi bwa Kisekedi uyobora igihugu nk'akarima ke. Ibi byose yagiye bitangaza ndetse binatungwa abatari bakeya, bwana Bizima, ariko ubundi twebwe ntabwo aricyo kiba kituzinduye, kuko ikiba kituzinduye nuko updating abakunzi bacu imirwano ihagaze. Ariko wenda mu mpfunyapfunya watubwira ku ese abaturage wababonye hari cyo, kuko ndumva waratanze wabimbwiye ku munsi w'ejo, ariko mu kubimbwira ndakubwira nti njyewe navuze ko nzajya nangaza ibintu nakwe kubanda covers, amakuru yizewe kandi yimbitse, akaba ari nacyo kiranga iyi Kigali News. Mu magambo makeya, arahindura iki bitewe n'uburyo ki iri huriro rya AFC ryari rimaze kugaragaza ko abasirikare bo gusigara mu duce AFC
yagiye ifata bari bakomeje kugenda ari bake ko numbona n'ubundi aba bapasinze ari bakeya n'iki bari bihindure bwana Bizima. iki ni ikintu gikomeye cyane kuko umubare 1,000 angahe mu buryo busanzwe ni brigade bari n'abasirikare benshi kandi ubona bafite umumaro kandi banakenewe cyane ku ruhande rwa 23 kuko mu bibazo cyane biyugarira ifite n'iki kirimo cy'umubare mwinshi w'abasirikare udahagije bitewe n'uduce bagenzura tunini cyane kandi ubona ko coalition isa naho ifite ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo isa niba badomina cyane mu buryo bwo gushaka kugenzura uduce badafite cyangwa bakuriye amakuru ko nta posi zihagije ku ruhande rwa 23 zifite. Rero iki ni ikintu cyiza cyane kandi urabona ko ntabwo ari ibintu bijya bitangazwa cyane hariya yuko hari abasirikare bari mu training bari kwiga cyangwa se ko hari abinjiye uretse mu minsi itambutse guverineri wa Nord Kivu wabonaga ko yajyaga bigaragaza ku mbuga henshi bicaho ko hari abantu bashya baje kwiyunga mu gisirikare cya M23 ariko niko bihora hari training n'ubundi hari abandi benshi cyane ndetse imibare yabo ntabwo igitangazwa imenyekana ari uko bashoje ariko urabona ko mu gihe runaka ugereranyije n'igihe gitambutse igihe kitageze no mu mezi abiri hari hashoje bya bihumbi 7 birenga. Rero urabona ko iyi ni courage cyane kuri M23 kandi urabona ko harimo ababigizemo ikikango kuko bazi special force ya M23 ntabwo ari ibintu babazwa cyangwa bajya kuganirirwa barabizi kuko nkawe ugeze muri utu duce ukareba ibishya bakora n'udutendo twabo wahita wumva 1,500 icyo ari cyo ku ruhande rwa 23. Rero ni courage cyane kandi ni morale ku basirikare bagenzi babo bari mu mirongo y'imbere ndetse no ku bakunzi ba 23 cyane cyane bari abaturage bahora mu bibazo byo kuraswaho buri munsi ubona ko babishimiye ko hari ubutabazi bwiyongereye bubonetse. Yes, tudatinze rero twapudetinge imirwano ihagaze hehe igeze he? Ego imirwano iri mu duce twinshi dutandukanye muri iki gice cya Masisi iri muri aka gace kandi ubona ko ni agace kigaruriwe nta nubwo ubu byaba bikitwa ko ari imirwano igihari muri aka gace ka Kazinga ubwo FARDC yari isa naho kamaranye ibyumweru bigera muri 2 ubona yari yaratsimbaraye gusa naho kukavamo byari byaragoranye ariko kana agace kishubijwe na M23 ku buryo burambuye kandi busesuye bitari bya bindi ngo turakagabana cyangwa ngo hari ibindi bikibura hoya na gace bagenzura kandi na gace keza cyane Kazinga ubona ko kuyigeramo iyo ifite ubufite icyerekezo cyo kujya hano za Buhimba Gatoyi ndetse ubona ko ari ahantu hafatika cyane kandi hingenzi cyane ubona ko ariyo mpamvu FARDC ni kwa sose bari baranze kuvamo kuko ibintu byose bakeneye yaba musada ndetse n'ibikoresho mu buryo bwari bwo bwose byabageragaho biboroheye. Rero nta gace batakaje ariko habaye isibaniro cyane kuko ubona ko byari ibintu bidasanzwe ugereranyije n'iminsi y'imirwano ihabaye. Rero aha Kazinga n'ubundi ntabwo bari kuhareka bibarimo kuko aho M23 isa naho yari imaze kukagenzura kose ejo mu masaha y'igicamunsi n'ubundi babigerageje ko twarisigaruka kongera kugaba igitero mu masaha y'ijoro n'ubundi iturutse mu burengerazuba bw'aka gace ariko ikintu cyayibayeho ni ikintu kidasanzwe cyane ku ruhande rwa 23 yabakoze agatendo cyane kuko babateza mbushi bari bazi ko babinjira mu masaha urugamba rwagejeje mu masaha moya za nimugoroba z'ijoro rucyambikanye aribwo aka gace kasaga naho kari kagenzuwe bo babigerageza mu masaha y'isa 7 urumva igitugu cyari kinishye ariko bumvaga ko bananiwe yenda baruhutse nta makuru bafite yuko iyi coalition yagaruka. Rero aha hari abantu bigize inkarumikwa muri FDLR bitewe n'imyaka bamaze muri iyi mirwano n'utu duce abo nibo basa n'abongoza mugomo bagenzi babo babereka ko hari uduntu tw'udutendo tudasanzwe ariko utu dutendo twabo bita ko ari amayobera bitewe na special forces za M23 hano zidakinishwa babigerageje kugaruka ariko hasubiyeyo mbarwa kuko bahure n'ikibazo gikomeye cyane bitewe na mbushi batezwe kandi batari biteze kuko bari bazi ko M23 yabaye nkaho yaruhutse. Reka nerekeze muri Sud Kivu
mu gace. Bwana Bizima nkundira mbanze nkubaze wenda za Masisi, hari uduce twa Ngururu, twa Gikoma, twa Murema, byavugwaga ko ihuriro rya FARDC ryatugezemo, ariko uzi ko utu duce twari turi mu maboko ya AFC. Byaba utu duce twaba twongeye kujya mu biganza bya AFC cyangwa turacyagenzurwa n'ihuriro rya FARDC? Utwo duce twose iradufite, ni ukuvuga ngo iyi Kazinga nubwo aba ari isa naho yivuzwe, isa naho ihagarariye uduce tugera muri 6 tundi twose twigaruriwe na M23 ku gicamunsi cy'ejo, ndetse ubigenzura ubona ko abo bakubitwaga bose bava muri utwo duce bazaga mu cyerekezo cya Kazinga, niyo yari nka headquarter nkuru, ubona ko ibikoresho biremereye ariho byari biri, ariko bagiye kwifata kuko imirwano yari imaze iminsi, ibikoresho byinshi biremereye barabimazemo babijyana, basa n'ababihungisha mu buryo babonaga ko bari gutakaza utu duce twabo tubanziriza kwinjira muri Kazinga. Yes, urakoze ngatujyane muri Sud Kivu. Mbere ariko yuko utujyana muri Sud Kivu, reka twongere dushime cyane Lieutenant Colonel Wiringoma, aho byashobokaga ko ari we wumvishe bwa mbere, cyangwa nawe akaba ari wumvishe bwa mbere udutendo yagiye akora ibi bikorwa biri kuba. Lieutenant Colonel Wiringoma yarindwanye karundura, ndetse akaba yaragiye akora ibitendo bitandukanye muri biriya bice byose, aho yitangiye iri huriro rya AFC, kuko yakundaga kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Akaba yarazanye tarime nziza bita Le Lion de Salambwe, bishushanya amakare y'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bahagurukiye kurwanira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bari bakomeje kwicwa nabi, abandi bameneshwa bagahungira mu Rwanda no mu bindi bihugu by'akarere. Ibi n'ubundi ni ibintu yakundaga kugarukaho, ndetse byagarutsweho na Sultani Makenga. Ubu benshi bagiye bamutazirira akazina ka kwikiri bitewe n'uburyo yitwaye mu kwirukana abacanshuro bo muri Romania mu ntangiriro za 2025, aho n'ubundi M23 yabirukanaga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubira iwabo i Burayi. Abantu benshi ntabwo bazi M23 muri 2012 no muri 2013, aho banyuzwe n'umuhati wa Lieutenant Colonel Wiringoma, kuko bamubonyemo umusimbura mwiza wa Colonel Kazarama Viana, yari umunyamurava akisanga muri bose, guhera ku baturage bo hasi kugeza ku bakomeye. Uyu mugabo ni intwari karundura, binagaragaza ko General Makenga yongeye no kuvuga amagambo asa nk'aho asubiramo aya Lieutenant Colonel Wiringoma. Birashoboka ko Makenga yabaje noneho, kandi bigaragara intare za Sarambwe imbaraga bafite n'umuvuduko, ko byaba ari uburyo bukomeye bwo kuba aje gufata cyangwa gukora mu ngata ya Lieutenant Colonel Wiringoma, wahitanywe n'igitero cyabereye hariya Rubaya 24. Byari akababaro na kugizana n'ubu n'agahinda bitewe na morale yagiraga, ariko tuzi neza ko umuntu wese urwanira amahoro gutsindwa biba biri kure. Reka rero Bwana Bizima utujyane kuri frontline, ubishyira mu mpfunyapfunya, n'ubundi update zo zibara akagaruka. Tujyane muri Sud Kivu tubwire uko biramutse magenga. Yego, reka mbajyane Sud Kivu muri Plaine de Rusizi, ubwo coalition yiganjemo cyane Hibu Special Force ba FARDC bagabye igitero bashaka gusa naho basunika muri kano gace ka Kabunambo mu buryo bwo guhangana nayo 23. Ureba ko wagira ngo ni nk'imbaraga bashaka kumva bafite bitewe n'imyiteguro
M23 ifite deployment muri utu duce yari isa niho hamaze igihe, kandi ubona ko bafite ikikango cyane abari bari muri utu duce twa za Kiriba ndetse n'uyu mujyi wa Uvira. Rero aha babigerageje cyane, ubona ko basaga naho bafite imbaraga ku buryo buri hejuru badominaga M23 kugira ngo babashe kwisunika itakazeho ibirindiro yaririmo, ariko ntibyabakundiye, yagerageje biranga. Abonye bidashobotse bo bigira inama yuko ari ubwenge buhanitse bagiye gukoresha bwo kuvuga bati reka twerekeze mu misozi miremire mu masaha y'ijoro, ubwo M23 uri ubone ko imirwano inaniranye dusubiyeyo. Bagerageje kwinjira muri iki gice cy'imisozi miremire ya Sange, hejuru ya Sange, mu buryo bashakaga ko baza kugaba ibitero berekeza mu gice cy'ikibaya, ku buryo urabona ko guhangana n'umuntu uguturutse hejuru binanirana cyane. Rero aya ni amakuru M23 bitahuye, kuko ahantu hose bakubitiye umwanzi igikurikiraho ni ubwenge bukoreshwa cyane bijyanye no kureba umwanzi uburyo asubiyeho, ndetse bagashakisha buryo ki bamenya n'amakuru y'ibyo ari gutegura. Rero babateza mbushi muri ayo masaha y'ijoro ubwo bazamukaga berekeza hejuru ya Sange ahangaha, ndetse ni uburyo buhambaye cyane batakarijemo ndetse banarashwemo. Ubona ko babaye nk'aho bahahamutse, baravuga bati M23 si yayindi. Ibintu byarahindutse cyane, biranakomeye, kandi ubona ko ahantu hose muri Plaine de Rusizi basa naho bakojejeho inzara rwose, basubirayo biruka kubera uburyo pozisiyo za M23 zihagaze muri aka gace. Uyu mugabo ngo ni Colonel Joseph 00 wo muri FRDC, ndetse warasiwe muri aka gace ka Mikenke, yasize ubuzima mu buryo budasanzwe bw'imirasire idasanzwe iri gukoreshwa ku ruhande rwa M23 na twirwaneho yo kugaba abahungu bafite sniper mu bice bitandukanye. Ibi tuba tubivuga ariko riba ari nk'ibanga ryabo, kuko utu ni udutendo tw'imirwano kandi tw'ubwenge, ubona ko ubu turi gukoreshwa cyane kandi hari kugwamwo abantu batoroshye. Aba basore bakoresha strategy yo kujya mu misozi miremire mu biti, ku buryo agace kari kugenzurwa n'aba bagabo iyo bakimara gufata eneo aribwo iki kibazo kibavukaho cyane, muri bya byishimo bumva ko hari uduce bigaruriye kandi ari imitego batezwe. Iki kintu rero ni ikintu cyane ubona ko byanze bikunze nabo bakimenye, kuko bamaze kugitakarizaho cyane, kandi ubona ko hari akagenda kagaruka. Muri aksi ya Irundu hari ikibazo gikomeye cyane, ari bya bindi ubona ibitangazamakuru bivuga, bamwe ati ni ukubeshya ntibishoboka. Iki ni ikintu wahamagara n'umuturage waho Irundu akakubwira ati ibintu byaratuyobeye ni uko bimeze. Aha ni ahantu haguye abasirikare ba FRDC ndetse n'abarundi na wazarendo barenga 250, kuko ubu imihana yawo nta muturage wayisubiramo kubera ko hatarakorwa amasuku yo gushyingura abantu. Ari ikibazo cy'umwuka mubi cyane ukomeye muri aka gace. Rero kugira ngo bahakore amasuku ntibishoboka, kuko iyo bagerageje kujya muri icyo cyerekezo, Coalition yoherezayo drone, kuko izi byahabereye mu buryo bwo kwanga yuko abaturage batanga amakuru, iyi nkuru igakwira hose. Rero nuko byifashe mu Minembwe ndetse no muri Sud Kivu, ni ibindi mu duce dutandukanye cyane. Ubona ko M23 yahinduye ibintu cyane, kandi biri buze gufata umurongo muzima bijyanye n'uburyo iri kurengera abaturage. Yes, bwana Bizima, reka tugushimire, tukwifuriza amahoro y'Imana, n'ubundi amakuru yongera ngo update zo zibara akagaruka, amakuru mashya n'ubundi ubu yatigita. Komeza uturebere n'ubundi uri butu updating mu yandi masaha. Yego, urakoze cyane. Yes, namwe bakunzi bakadasohoka aba Kigali Real News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, ndetse n'impagarike ku batameze neza, cyane cyane abari muri zone y'intambara, tutirengagije abarwayi. Ariko buriya hari abantu tugiye tubasha kwihanganisha n'abafite ibibazo. Buriya ibibazo nabyo bishobora guteza ikibazo hahandi umuntu agera mu gihe cyo kwiheba, ariko ntago wakwiheba ngo wihebe ku rwego rwo kwiyahura. Nzi neza yuko ibibazo bibaho kandi bikarangira, n'intambara zibaho zikarangira.
reka tubifurize amahoro y'Imana kandi mukumye mugubwe neza. Ciao.